Reka nongere kubasuza kandi mbaye ikaze mwese mwamwemeye kudutega yombi tukaba twongeye nanone kugaruka ku makuru akomeye cyane avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku ntambara ihanganishije abasirikari ba leta ya Kinshasa ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Uyu munsi haravugwa amakuru akomeye cyane aturuka ni Goma agaragaza ko noneho ya makuru twakunze kuhagezaho yuko M23 ishobora kuba igiye gushinga igihugu kigenga noneho kera kabaye byaba byamaze kugerwaho bidasubirwaho. Anini tukabishingira ku ijambo ryavuzwe n'umuyobozi wa AFC M23 hano Igoma ubwo bari mu muhango wo gusabira ku mana ndetse no gusezera ku baturage b'inzirakarengane baburiye ubuzima i Masisi mu bitero by'indege zitagira abapilote cyangwa se drone za kamikaze za leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bagabye ku baturage. Ndetse nanone tukabishingira ku butumwa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru aho yasabye ibintu bikomeye cyane bisaba urukiko rwa Goma ko rugomba gukurikirana ibikorwa byose bikorwa na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ndetse bakaba banamuhamya ibyaha bitandukanye adahari nk'uko yagiye abikorera abayobozi bagiye batandukanye muri AFC M23. Turongera nanone tugaruka mu buryo butandukanye Felix Antoine Tshisekedi Chilombo arimo gushaka gutega umutego mutindi umutwe nyeshyamba M23 ndetse n'ihuriro AFC wo kuba bakimurira ibiganiro by'amahoro muri Angola ku buza bwa Joel Lorenzo aho kubera muri Katari nk'uko byari bisanzwe, ndetse n'uburyo bukomeye cyane AFC M23 bagaragaje uruhande rwabo ko uyu ari umugambi mu bisha wa Kinshasa. Mboneraho kubibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere tubanye kuri uyu muyoboro wa YouTube aho ducishiramo kuri yose abagezweho avugwa mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko ku bibazo by'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, M23 ndetse no Burundi. Tudatinze rero reka dutangire n'amakuru akomeye cyane agaruka ku buryo AFC M23 ishobora kuba igiye gushinga leta yigenga cyangwa se barikanizasiyo hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice igenzura bya Kivu zombi iy'amajyepfo n'iy'amajyaruguru, bitewe n'impamvu zikomeye cyane z'impungenge ku mutekano w'abaturage ahanini urimo guhungabanywa bikomeye cyane n'igisirikare cya leta ya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bagiye batandukanye barimo Abarundi, Wazalendo, FDLR, abacancuro, ababirigi ndetse n'abandi, dore ko na Tanzania yaba yaramaze kuhatera amatako. Aba bose rero bakaba batarahwemye kugaba ibitero byinshi cyane by'umwihariko iby'amadrone y'ubwiyahuzi bakibasira uduce dutuwe cyane n'abaturage aho kugira ngo babe barasa ibirindiro bya AFC M23 baba bahanganye imbona nkubone mu buryo bw'intwaro. Ibi byose biragaragazwa neza rero n'amakuru yose yagiye ajya hanze y'uburyo leta ya Kinshasa ikomeje kurasa abasivile, ndetse by'umwihariko tukayashingira ku baturage basaga 22 barasiwe mu bitero bya drone i Masisi bikozwe n'izo ngabo za leta ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bagiye batandukanye barwana ku ruhande rumwe. Mu burakari rero bwinshi cyane Colonel Nanga akaba yagaragaje ko ibi ari ikibazo gikomeye ndetse bigomba kuba byahagarikwa burundu kandi bigakorwa ku bufatanye bw'abaturage bose batuye mu bice AFC M23 yamaze kubohora bagasenyera umugozi umwe kugira ngo barusheho kwirinda ndetse no gukomeza kurwanira uburenganzira bwabo babuzwa n'abarwana ku ruhande rwa Kinshasa. Aya makuru nanone yo gushinga leta yigenga akajyana n'amagambo akomeye cyane yatangajwe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru aho yarimo agaragaza uburakari bwo ku rwego rwo hejuru ku bikorwa bya kinyamaswa bikomeje gukorwa na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo byibasira abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aha akaba yasabye ubucamanza bukuru mu rukiko rwa Goma gutangira gukora iperereza ku byaha bikomeye cyane by'intambara bikomeje kuba byakorwa n'uyu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo byibasira abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bamucira urubanza bakanamuhamya ibyaha byose akomeje kuba yakora kuri iyi ngoma ye, ndetse akaba yanabihanirwa cyangwa se agakanirwa n'umukwiye. Ibi rero ni icyemezo gikomeye cyane ndetse gishobora kugaragara nk'ikidashoboka mu maso ya bamwe, gusa icyemezo cyose cyafashwe n'urukiko kiba kigomba kubahirizwa, ndetse ibi bikaba ari ibikorwa bizafasha AFC M23 kuba yashyiriraho Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ibihano bikomeye cyane ndetse no kumushyiriraho impapuro zo kuba bamuta muri yombi mu gihe yaba afashwe. Ibishobora kumuviramo ibihano byo gufungwa burundu cyangwa se kwicwa bitewe n'ibyaha bikomeye akomeje gukora by'umwihariko yibasira mu bwoko bw'abanyamurenge, abajujubya, ababuza uburenganzira bwabo ndetse n'ibyo kubica mu bitero by'intambara ubona ko bakora ku bushake kandi bikanashyigikirwa n'uyu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nk'umugabo w'ikirenga w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko kuva byatangira nta munsi n'umwe cyangwa se nta nshuro n'imwe yigeze agaragara abivuguruza cyangwa se abyamagana agaragaza ko wenda bitari bikwiye.
Ibi nanone biranajyana n'uburyo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe ubwe yaciriye urubanza abayobozi bakomeye cyane muri AFC M23 akabahamya ibyaha ndetse akanabanisha igihano cy'urupfu badahari. Kuri ubu bakaba bagenda bigengesere kuko isaha ku isaha bashobora kuba bafatwa kandi bakaba bahabwa ibyo bihano nk'uko inkiko za Kinshasa zabibahamije. Bakaba nabo rero bashaka kumuhamya ibyaha ku buryo bwo gukomeza kumubuza umudendezo wo kugenda hari hose uko yishakiye yaba mu gihugu ndetse no hanze yacyo kuko ntacyo aba yikiye. Ariko bikagaragara ko aramutse ahamijwe ibi byaha bikomeye cyane n'ubwo bwose ari perezida w'igihugu, ubudahangarwa bwe bushobora kuba bwagabanuka cyane ndetse agatangira gutakarizwa icyizere ku ruhando mpuzamahanga n'ibihugu bitandukanye, kandi bikomeye cyane birushaho kugaragaza ubushake bwo kumushyigikira muri bikorwa akomeje kugaragariza mu ntambara bahanganyemo na AFC M23. Dukomeje nanone, reka dukomereze ku masezerano y'amahoro Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na guverinoma ye barimo bagirana na AFC M23 mu buryo bwo guhagarika imirwano ndetse no gukomeza gukemura ibibazo bafitanye kugira ngo intambara ibe yahagarara. Ubusanzwe rero bari bafite ibiganiro ndetse byasaga n'ibitanga umusaruro bahuriragamo bahuriza hariya i Doha muri Qatar ku bufatanye bwa Qatar nk'umuhuza mukuru ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mu minsi mike ishize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yarikuye muri ibyo biganiro mu buryo butunguranye bagaragaza ko ngo impamvu babivuyemo ari uko huriro rya AFC M23 ryaba ritarubahirije ibikubiye muri ayo masezerano. Bakagaragaza ko ngo M23 igomba kubanza yava mu mujyi wa Uvira ndetse ikanasubira inyuma mu birometero 75 uturutse mu mujyi wa Uvira. Bakavuga ko ngo mu gihe M23 yaba itubahirije ibi byose, Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo itazigera yongera kwitabira ibiganiro, dore ko ngo byaba bigaragara nkaho nta musaruro biri gutanga. Impamvu rero bigaragara ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabeshyaga amahanga nuko yatangiye gutegura umugambi w'ibiganiro bishya biteganyirijwe kuzabera muri Angola, aho bifuza kuva burundu mu biganiro bya Doha, ahubwo bakaba bazajya baganirira n'uyu mutwe nyeshyamba M23 muri Angola, nubwo M23 yo idashobora kuba yabyemera bitewe n'amagambo yatangaje ikimenya ayo makuru. Biravugwa rero ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari kugirira ingendo za buri munsi muri Angola mu buryo bwo kugira ngo Joel Lorenzo, perezida wa Angola akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, abe yatangira ibiganiro by'amahoro vuba hashoboka mbere y'uko aba yava ku mwanya w'umuyobozi w'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, dore ko biteganyijwe mu minsi mike cyane iri imbere. Mu maso rero ya AFC M23 ibi bikaba ari ibiganiro by'ubugambanyi bukomeye cyane bwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho babona ko nta mpamvu ishobora kuba yatuma bajya kwitabira ibindi biganiro mu gihe n'ibyo bari baremeranyijweho i Doha bitigeze bishyirwa mu bikorwa, kandi bagakomeza kugaragaza ko uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rurangajwe imbere na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari rwo rutubahirije ibyo rwasabwaga nayo masezerano. Batangaje rero ko batazigira bongera kwitabira ibindi biganiro bitari ibya Doha mu gihe cyose byemeranyijweho i Doha muri Qatar bitarashyirwa mu bikorwa, aho bavuga ko ikibazo atarahabira ibiganiro, ahubwo bakagaragaza ko ikibazo ari ababishyira mu bikorwa bakomeza kwinangira umutima ndetse no gukomeza kugabitera kuri M23 no mu bihe babiyemeje by'agahenge, bakirengagiza nkana amasezerano yose baba bamaze gushyiraho umukono. Reka rero dukomeze dukurikirana aya makuru tureba aho bishya bishyira. Mbibutsa gukomeza kudukurikira ndetse munadushyigikira mukanda subscribe kugira ngo amakuru nk'aya azajya bageraho mu ba mbere, aho mushobora no kuduha ibitekerezo byanyu muri comment. Ndabashimiye cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.